Basuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka Imana byongere biganze mu ruhande rwanyu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana se umwami wacu Yesu ukomeje kuturinda kandi akatugirira neza, waduhaye kurya Noheli neza, tukaba twongera kuri izi kamera z'Abefeso TV. Turi amahoro kandi namwe mudukurikiye muri amahoro. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Tubishimiye Imana rero, Imana yongere bihererwe icyubahiro. Ni Eme n'umuntu ugarutse kuri izi kamera z'Abefeso TV, nkomeje kubasuhuza bifuriza ubuntu bw'Imana n'uburinzi bw'Imana byongere bibe mu ruhande rwanyu mu izina rya Yesu. Numva twatangira dusenga rero tukiragiza Imana muri uyu mwanya utari munini cyangwa utari muto tugiye kumarana kuri izi kamera z'Abefeso TV, w'ijambo ry'Imana w'ubuhamya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Hatangiye twiragiza Imana maze dutangire ikiganiro cyacu cyangwa dutangire ikibwiriza cyacu, ariko twiragije Imana mu izina rya Yesu. Uri Data twese mwiza, izina ryawe ryongere ryamamare, ongera ushyirwe hejuru kubera ko urabikwiriye. Uri Shama, uri Adonayi, uri Jehova, uri Sambi itarumba, uri urwunga mu buzima, uri agakinga k'amakuba. Ni wowe ukinga ntihagire urukingura, wakingura ntihagire urukinga, ni wowe urambura ikiganza hajya gukora ntihagire urugihina, ni wowe uvuga wavuga ntihagire kubaza ngo uvuze iki. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni wowe ujya gukora nuteranye inteko ngo ugishe inama, izina ryawe ryongere ryamamare. Tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko wandinze, ukarinda ubuzima bwanjye, ukarinda abanjye n'ibyanjye, ukarinda abakomeje kudukurikirana kuri izi kamera z'Abefeso TV, ukaba ukomeje kutugirira neza, ukaba waraduhaye kurya Noheli turi amahoro, turi bazima, ntiyaturiye twarayiriye. Kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe tukomeje kubwira ngo n'ubundi komeza kuturengera, uzaduhe no gusoza umwaka amahoro, maze murengeze twinjize mu wa 2025 nabwo tumeze neza, turi amahoro, tuzarushaho gushima. Ngaho Mwami twari tuguhe ikaze na karibu, ukomeze uganze. Duciye bugufi kubw'uyu mwanya tugiye gufata kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryarambwiye ngo ujya kuvuga ibyo muri iki gitabo cyangwa ujya kuganira ijambo ryawe ngajya abanza ave mu bidatunganye. Mfashe umwanya wo kugira ngo utugirire ibambe n'imbabazi, amaraso yawe yongera tugaragareho, umucyo wawe wongere uturasire mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe n'uburinzi bwawe bwongere bugaragare ku ruhande rwacu mu mbaraga za Mwuka Wera. Shyirwa hejuru kubw'ineza yawe rero, uzubane natwe muri iki kiganiro, ukomeze gushyigikira abakomeje kudukurikirana, ubarengera abarwayi, ubakiza afite ibibazo bitandukanye, ubabere Imana, ubisubirishe kwibahisha kubera ko uri umurengezi mwiza. Shyirwa hejuru kuri Imana ibyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana mu ijuru ibaho umugisha kandi bagirire neza. Ndabashimiye mwebwe mudahwema kudukurikirana muri mu Rwanda no hanze y'igihugu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mwe mudukurikirana muri impande enye z'isi, amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Abadahwema kudushyigikira mukora sabu, mukora share, mukora commentaire, Imana mu ijuru namwe ijye bashyigikira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga n'amahoro by'Imana bikomeze biganze mu ruhande rwanyu, kandi nkomeza kubifuriza amahoro Nyagasani. Wewe waba urwaye udukurikiye, wowe waba ufite uwawe urwaye, nakugira ngo ubwire ngo ntutuze umutima kandi uhumure. Impamvu atarapfa n'ubuntu bw'Imana buri mu ruhande rwe. Rero humura, uburwayi rwaye si bwo kumwica, ahubwo no kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Kubera ko Imana idufiteho umugambi muremure, Imana yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kandagira inzoka na sikorupiyo. Nagira ngo ijambo nzanye aka kanya kuri uyu mwanya, nzanye ijambo rivuga ngo Imana yongere guha imbaraga zo kwambuka muri uriya mwaka 2026. Imana yongere guha imbaraga zo uzambukana muri uriya mwaka 2026, zo kubasha gukandagira ibyagukandagiraga, zo kubasha kunaniza ibyakunanizaga. Imana yongere guha imbaraga zo gutangira umwaka 2026 utsinda ibyagutsindaga, uhangara ibyaguhangaraga, unaniza ibyakunanizaga, kubera ko Imana ishoboye byose. Imana ni inyembaraga. Umutwe w'ijambo tugiye kuganira ni umutwe w'ijambo uvuga ngo Imana yongere guha imbaraga zo kwambukana muri uriya mwaka wa 2026. Imana ni guha imbaraga zo kubasha gutsinda. Uzatsinda bya bindi byabashije kugutsinda muri 2025. Ibyo ngibyo byagutsinze ntuzabyambukane 2026, ahubwo Imana iguha imbaraga zo kugira ngo wambuke muri 2026 ubasha gutsinda imwe yawe byagutsindaga. Ushobora kuba wari unkurikiranye hari icyaha cyakunaniye, ariko Imana yongere guha imbaraga zo kugitsinda muri 2026. Ushobora kuba unkurikiranye ari uburwayi bukuriho, Imana yongere guha imbaraga zo kubutsinda, wongere ukire ntuzabwambukane muri 2026. Imana yongere ikugire neza kandi ikurengere mu izina rya Yesu. Ijambo tugiye gusoma ni ijambo tugiye gusoma muri Luka, ni Luka ibice 10, turasoma umurongo wa 19. Twumve icyo atubwiye, maze ubundi tuganire kuri amagambo y'Imana cyangwa kuri ijambo ry'Imana, ubundi dusenge. Kadusome ijambo ry'Imana. Ijambo rirambwiye ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo
n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana duhawe ubutware, duhawe ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Iri jambo ndizanye kugira ngo nongere nsabe Imana, nongere ndisengeramo nawe urisengeramo, ubwire Imana ngo birashoboka yuko hari ibyari byarananiye muri 2025, birashoboka yuko hari ibyaha byari byarabase ubuzima bwanjye muri 2025, ariko wongeramo imbaraga zo kugira ngo mbashe kubitsikamira, sinzabashe kubyinjana muri 2026. Ko ijambo rirambwiye ngo dore mbahaye imbaraga cyangwa mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Uwo ni Uwiteka wirahiye. Rero naninzanyira ijambo nje kubwira ngo ngero wakira imbaraga. Imana yongeye guhaye imbaraga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Imana yivuze inzoka n'ibyo byaha wari ufite byakunaniye burya n'inzoka, n'ubwo bukene wari ufite n'inzoka, n'ubwo bukode wari umaranye igihe n'inzoka, no kuba wari ufite ubugumba n'inzoka, ariko ngero uhabwe, ongera wakira imbaraga duhawe n'ijambo ry'Imana dusomye muri Luka ibice 10:19 ritubwiye ngo dore mbahaye ubutware cyangwa mbahaye imbaraga cyangwa mbahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Ongera nawe wakiriza imbaraga rero, wowe unkurikiranye, wowe udukurikiye kuri kamera za Efeso TV, udukurikiranye uri impande z'isi, udukurikiranye uri mu bihugu byo hanze, udukurikiranye uri mu Rwanda, nanje kugira ngo ngera wakira imbaraga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo, ongera wakira imbaraga zo guhangara ibyaguhangaraga, ongera wakira imbaraga zo kugenda hejuru byakugendaga hejuru, ongera wakira imbaraga zo kunaniza ibyakunanizaga, ongera wakira imbaraga zo gutsinda ibyagutsindaga, kubera ko ahantu Yesu yageze ibintu biramenyekana. Ahantu Yesu yageze ntago gusiga uko yagusanze, ahantu Yesu yageze mu burwayi ntago ajya gusiga urwaye, ahantu Yesu yageze hari ubukene ntago ajya asiga ubukene, ahantu Yesu yageze ibyari byanze gukunda birakunda, kubera ko ahantu Yesu yageze ibintu birahinduka. Rero nyemerera uyu munsi hano no nkurikiranye kuri izi kamera za Efeso TV, nanje kubwira ngo ngera wakira imbaraga zo kunaniza ibyakunanizaga, ongera wakira imbaraga zo gutsinda ibyagutsindaga, ongera wakira imbaraga zo gutsikamira ibyagutsikamiraga, kugira ngo wongere winjire mu mwaka 2026 uri mushyashya. Yesu yaratuvukiye. Ejo muri ku itariki 25 habaye Noheri. Noheri ivuze iki? Noheri nubwo abantu benshi batamenye ikivuze, Noheri si yo kubaga inkoko ngurye, Noheri si yo kurya inyama ngo kubera ko ngo wizize ngo umunsi mukuru ngo Yesu yavutse, n'undi mu minsi usanzwe urya. Noheri kisobanuye isobanuye ko Yesu aba yongeye kuvuka bundi bushya, Yesu aba yongeye kuvuka. Niyo mpamvu tuvuga ngo Yesu yavutse. Yesu yavutse rero aba yavukiye mu buzima bwacu, aba yavukiye muri babandi muri ya mitima yari yanduye, kubera ko ahantu Yesu yageze yongera kuba icyaremwe gishya mu buzima bw'umuntu. Rero nicyo bisobanuye. Noheri n'ikisobanuye ku itariki 25 z'uku nguku kwa 12 habaye Noheri. Bivuze ngo Yesu yarazutse, Yesu yongeye kuvuka, avuka bwa kabiri mu buzima bwacu. Nagira ngo ubwire ngo wowe warunkurikiranye, ni wongere wakire Yesu mu bugingo bwawe, yongera kuvukire, wongere umubwire ngo Yesu Kristo ubwo wavutse wongeye kuvuka kugira ngo wongere unshungure bundi bushya, wongere umindure icyaremwe gishya. Nunyemerera wo nkurikiranye, wongere ubwire Yesu ngo nyemerera ubwo wazutse uzukire mu buzima bwanjye. Ahantu Yesu yageze mu buzima uburwayi burahunga, ahantu Yesu yageze mu buzima ntago ubukene bwongera kuhaganza, ahantu Yesu yageze ntago wongera kumva uri wa wundi, ahubwo wongera guhinduka icyaremwe gishya. Rero izina ry'Uwiteka ryongere rihabwe icyubahiro. Nari nzanyira ijambo nje kukubwira ngo ngira wakira imbaraga nshya mu buzima bwawe, ongera wakira imbaraga nshya muri wowe. Wongera ubwire Yesu ngo ngera umindure icyaremwe gishya, wongera ubwire Yesu ngo ngera unsindishirize, wongera ubwire Yesu ngo ngera unkorere ibyananiye. Icyo nkwisabiye ni kimwe, emerera Yesu wo nkurikiranye, wongera umubwire ngo ngera uganze muri nge. Ikintu kitwica nuko twumva ijambo ry'Imana ariko nituryitondere. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu wumvisha aya magambo akayakomeza ngameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. ngo wubatse inzu ye ku rutare, ngo niyo umuyaga uje ntabwo unyeganyeza iyo nzu, niyo bateraho ibisasu ntibyaturitse iyo nzu, kubera ko iyo nzu ibikomeye, kubera ko yubatse ku rutare. Ariko ngo wumva aya magambo akayasiga aho ngaho, wumva aya magambo akayata, ngameze nk'aho umunyabwenge wubatse inzu ye ku musenyi, kubera ko iteka iyo imvura ije yamvura ihurudukana ya nzu, kubera ko yubatse ku musenyi. Wowe nkurikiranye uri kumva aya magambo cyangwa uri kumva ijambo ry'Imana,
nyemerera wongere wakira imbaraga, ongera ubwire Kristo ngo nongeye kumva ijambo ryawe, nongeye kubwira ngo ngera umpe imbaraga zo gutsinda ibyansinaga. Ijambo rirambye ngo mbahaye imbaraga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Wowe nkurikiranye ndakubwiye ngo uyu munsi akira imbaraga zo kunaniza ibyakunanizaga, akira imbaraga zo gutsinda ibyagutsindaga, akira imbaraga zo gutsikamira ibyagutsikamiraga, kubera ko Imana ni ubutware, Imana ni ubushobozi, Imana ni umurengezi, Imana ishoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ukuboko kwanjye ni kwaheze ngo nanirwe gukiza, cyane kwaheze ngo nanirwe gukora, ngo n'ugutwi kwanjye ni kwapfuye ngo nanirwe kumva. Ahubwo ibyaha byanyu n'ibicumuro nibyo bituma mbajya kure, nibyo bituma musenga simbumve, nibyo bituma mukomanga nimukingurirwe, nibyo bituma musaba nimuhabwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nongeye kubwira wowe nkurikiranye, ongera wemerera Imana uyibwire. Unasobanukiwe neza ko ibyaha ari byo binandukanya n'ubwiza bwawe, nasobanukiwe neza ko ibyaha ari byo binjyana kure y'imbabazi zawe, nasobanukiwe neza ko ibyaha ari byo bituma nsaba simabwe, ibyaha ari byo bituma nkomanga sinyingurirwe, ibyaha ari byo bituma effort de stance my cry. Nongera kugusaba Uwiteka, nanjye nundebane for the win stance demand taye binifo, nanjye nundebane imbabazi. Ongera ubwire Imana ngo ngera unshyigikire kandi wongera ungirire imbabazi, kubera ko ijambo rirambwiye ngo mbahaye imbaraga. Ongera wakira imbaraga zo gutsinda ibyagutsindagiraga, ongera wakira imbaraga zo gutsinda ubutware bw'umwijima, ongera wakira imbaraga zo kugenda hejuru byakugendaga hejuru. Birashoboka yuko wari wihebye uvuga ngo Imana ngese nanjye uranzi, humura Imana irakuzi. Impamvu Imana ikuzi nuko yakurinze ukarya Noheri uri muzima, n'umwaka mushya uzawurya, winjire mu 2026 uri muzima. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, imbaraga z'Imana ziganze mu ruhande rwawe. Nyemerera wowe nkurikiranye kuri izi kamera za Efeso TV, wongere ubwire Imana ngo nongeye kukwemerera ngo ube mu buzima bwanjye, nongeye kukwemerera. Umuririmbyi yuzura umwuka wera abivuga neza ngo yego Umwami ndakwemereye, ngo ushaka ko ngenda ngaba ariko ngenda, ngo ndakwemereye impinduye icyaremwe gishya, ngaho ushaka ko njya bariho njya, ibyo ushaka ko nkora bari byo nkora. Rero Pawulo abivuga neza, usinyira uwanjye ngo nigenge, ahubwo ni Kristo uri muri njye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nyemerera wowe nkurikiranye kuri izi kamera, wongere ubwire Imana ngo murengezi mwiza, ndakwemereye nube muri njyewe, ndakwemereye nuze utugure muri njye, nuba muri njye urama imbaraga zo gutsinda ubusambanyi, nuba muri njye urama imbaraga zo gutsinda ubujura, nuba muri njye urama imbaraga zo gutsinda kujya mu bapfumu. Hari igihe wabona ko ibyiringiro byawe biri mu bapfumu, bari igihe wabona ko ibyiringiro byawe biri ku bana b'abantu. Ariko naje kukubwira mwene data wowe nkurikiranye kuri izi kamera, ongera uhanga amaso Uwiteka, ongera wizere Imana, ongera utumbire Kristo. Niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe, niwe murengezi w'ubuzima bwawe. Ongera umwiringire kandi umwikomezeho, kubera ko ni umunyembaraga. Ijambo ni ubuzima kandi ijambo rirarema. Ijambo ry'Uwiteka ritubwiye yuko duhawe imbaraga. Ndasenze mwene data, ninginga Imana nawe mwinginga, gemerera Kristo yongera abe muri wowe, naba muri wowe araguhiza imbaraga. Dusomye muri Luka ibice 10 n'umurongo wa 19. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo dore mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imbaraga z'Imana ziganze, ubwo butware bwakire, ubwo butware buganze muri wowe. Kubwakira nta kindi, ntabwo busaba amafaranga, ntabwo busaba kuba warize, ntabwo busaba directora, ntabwo busaba diplome, ntabwo busaba burusi. Ubwo butware ikintu busaba gufungurira Imana umutima wawe, ukayibwira ngo ndakwemereye, ukakira Yesu n'Umwami n'Umukiza. Ijambo ryarambwiye ngo nimwatuza akanwa kanyu mukizeza umutima wanyu, mukatuza akanwa kanyu ko Yesu ari Umwami muzakizwa. Nawe nkurikiye kuri izi kamera za Efeso TV, birashoboka yuko waba barasubiye inyuma, birashoboka yuko waba baraguye ukava mu byizerwa, ariko ngera wemerere Kristo, ngera wemerere uyu Mwami, umubwire ngo kugira ngo mabwe izi imbaraga. Mwibutse neza mwene data, izi imbaraga Kristo atanga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo, zo gutsinda ibyaha, ntago ajya abandi bari mu byaha, ntago aziha wa musinzi uri mu kabari, ntago aziha wa musambanyi, ntago aziha wa mujura, aziha uwamwemereye. Mwubwize ukuri mwene data, ntago imbaraga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo Yesu azaziguhukira umusambanyi, ntago imbaraga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo Yesu azaziguhura umujura, ntago azaziguhura umubeshyi, ntago azaziguhura ugira inzangano, ntago azaziguhura amoko utangira kuvuga ngo ngenda umuzigaba, ngo ntago nakicarana nawe ukirahira. Hoya, izi mbaraga Yesu azi umuntu wamwemereye, azi umuntu wavuye mu byaha, azi umuntu wijeje umutima we akatuza akanwa ke ko Yesu ari Umwami. Nawe nkurikiranye uyu munsi, birashoboka yuko wibazaga ngese nangize imbaraga nazihabwa. Mubwire yuko izi mbaraga
ntabwo zifite umuntu zagenewe, ntabwo zagenewe abasore ngo zisiga abakobwa, ntabwo zagenewe abakobwa ngo zisiga abagabo, ntabwo zagenewe abagabo ngo zisiga ababyeyi. Izi mbaraga zagenewe buri muntu wese, ariko zigenerwa umuntu wavuye mu byaha, zigenerwa umuntu wemereye Imana. Nawe izi mbaraga ongera wemerera Imana, yongere iganze mu ruhande rwawe, yongere iture muri wowe, yongere ikorere muri wowe, yongere ikore imirimo n'ibitangaza. Wowe wizereye Imana, wongere uyihanga amaso, Imana iri mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Wowe dukurikiranye rero, ongera utumbire Yesu, wongere umubwire ngo niwe gisubizo. Rero wowe udukurikiranye, nawe ndagira ngo wisabire, wowe udukurikiranye uri umunyabyaha, wowe udukurikiranye utarakijijwe, ndagira ngo dusengane, wongere wemerere Imana, uyibwire ngo ndakwemereye ganza muri njye. Ugiye kumfasha dusubirane aya magambo, ubundi dusenge, Imana yongere ganze mu ruhande rwawe. Ugiye kuvuga ngo Mwami Yesu, nyimara kumva ijambo ryawe, nsinzwe n'urubanza, nemeye guhindukira, nemeye gusiga imikorere y'umwanzi, nemeye kukwakira ngo mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nuganze muri njye unshyigikire, umbare ibyaha nakoze muri 2025, wongere ungirire neza, umpindure icyaremwe gishya, unyinjize mu mwaka 2026 ndi mushyashya. Nemeye gusiga imikorere y'abadayimoni n'imikorere ya Satani, ngano uganze muri njyewe, unshyigikire muri byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Reka dusengane. Waba waraguye, waba warasubiye inyuma, waba waravuye mu byizerwa, ongera rero dufatikanye dusenge, wongere mu izina rya Yesu, wizere Imana. Numara kwizera Imana, iraguhiza imbaraga. Tumaze gusoma, tumaze kumva muri Luka ibice 10 umurongo wa 19, ijambo riratubwiye ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Imigambi yose bacura, yaba ari imigambi y'umwanzi, yaba ari imigambi y'imikorere y'umwanzi, yaba ari imigambi y'abarozi, yaba ari imigambi y'abapfumu, nta kintu izagira ikigutwara. Warizeye umwami, waramwizeye, yarabaye umukiza mu bugingo bwawe, waramweguriye ubuzima bwawe. Kubera ko iyo weguriye Yesu ubuzima bwawe, ntago aba ari wowe ukigenga, ahubwo ubugengwa na Kristo. Rero ubwo wakiriye umwami n'umukiza, ubu nawe uhindutse icyaremwe gishya, ubu nawe izi mbaraga urazihawe. Icyo nkwisabira, irinde gusubira mu byaha, kubera ko nta kindi gituma dusabane duhabwe, nta kindi gituma dukomangane dukingurirwe n'imbaraga z'ibyaha. Tugiye gufatikanya gusenga, wongere ubwire Imana ngo nari narasubiye inyuma, wongere ubwire Imana ngo nari navuye mu byizerwa, ngo ariko uyu munsi wa none kuri iyi tariki maze kumva ijambo ryawe. Wemerere Imana ibwire ngo gutsinzwe n'urubanza, wemerere Imana ibwire ngo tsinzwe n'urubanza, wemerere Imana ibwire ngo nemeye guhindukira, nemeye kuba icyaremwe gishya. Nanjye ongera umize imbaraga zo gukandagira imbaraga z'umwanzi, zo gukandagira ibyandwanyaga, zo gukandagira ibyansenyaga, zo gukandagira ibyanandukanyaga nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwibutse neza mwene data yuko twahirimbanira iby'isi bigashira, ariko ngera wizera Imana, wongere ihirimbanira iby'ubugingo kurenza uko wahirimbanira iby'isi. Iby'isi bizashana no kwifuza kwayo, wongere utumbire Kristo, niwe gisubizo cy'ubugingo bwawe, niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Wowe wizera Imana, wongere uyihanga amaso. Muririmbyi yabivuze neza, ngajya arinda abamutumbiriye ku manywa na nijoro. Wongere utumbire Imana, kubera ko watumbira abakomeye biranga, utumbira abapfumu biranga, utumbira abafite amafaranga biranga, ariko Yesu niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Ngaho wongere umwizere, wongere umwiringire, wongere umubwire ngo ndakwemereye, wongere uganze mu buzima bwanjye, wongere ubwire uyu mwami wo kugira ifeza n'izahabu byose ntacyo byamarira, ariko wongere ubwire Imana ngo uzandindire ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye. Kubera ko umuririmbyi yabivuze neza ngo ubwo azaza azagarukana imbabazi nyinshi, azahagarara ku bicu, azahamagara mu mazina, ngahamagara bera bazaba badafite ikizinga n'umunkanyari. Nawe mwene data, ndakwifuriza yuko wahamagara Kristo agatura mu bugingo bwawe, akagendera muri wowe, akaba muri wowe, agakorera muri wowe, kugira ngo ubwo azaza azahamagara abera mu mazina, nawe uzumva iryawe witabe. Rero ikizatuma Yesu ahamagara abandi mu mazina nawe ukumva iryawe ukitaba, nuko ugomba kureka icyaha n'igisa nacyo, ukongera ukamutumbira, ukongera akaba icyaremwe gishya mu bugingo bwawe, maze ukongera ukizera Imana, Imana ikaganza mu buzima bwawe. Tugiye gusengana, wewe wasubiye inyuma, wewe waravuye mu byizerwa, wewe n'agakiza wari ufite, wongere ubwire Imana ngo nyimara kumva amagambo yawe, sinzwe n'urubanza, nemeye kongera kukwemerera, wongere umbere icyaremwe gishya mu bugingo bwanjye. Wongere ubwire Imana ngo nari narasubiye inyuma, wongere ubwire Imana ngo nari naravuye mu byizerwa,
wongere ubwire Imana ngo nari naraguye nsubira mu byaha, nari meze nka yambwira uko ibitsi kabisubiraho, nari meze nka mwana w'ikirara ariko nongeye gutahuka, nyemerera wongere unyakire, nyemerera wongere uganze muri nge, wongere ungirire imbabazi. Mwebutse neza mwene data yuko iminsi umaze urayizi, ariko iminsi usigaje nayuzi. Ongera wemerera Imana uyibwire ngo rinda ubugingo bwanjye kugeza gupfa kwanjye, kugira ngo ubwo uzaza uhamagara abera mu mazina, nanjye nzumva iryanjye nitabe, nanjye nzumva iryanjye mbona ubwami, nanjye nzaraga ubwo bugingo, nanjye nzicara hera hawe, nanjye nzarye kuri Imana uzasezeranyijwe abera, mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusengana, imbabazi z'Imana zongere ziganze. Urabonaga nanzira, wabonaga byaranze, ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo wakire Yesu, winjire muri 2026 uri mushyashya, utari umunyabyaha. Imana yongere kugirire neza. Amasezerano Imana isezeranya abera bayo mu gusoza umwaka, nawe yagusezeranye, kandi Imana ibikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Kadusenge mu mbaraga za Mwuka Wera. Uri Shamura Adonai, uri Jehova, uri Mesiya, uri Sambi Tarumba, urubuga mu buzima, uragakinga k'amakuba, uri igiti cy'inganzamarumbo, niwe wumura inguma z'abababaye, izina ryawe ryongere ishyirwe hejuru. Niwe ukinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga, niwe urambura ikiganza wajya gukora ntihagire ugihina, izina ryawe ryongere ryamamare kandi ryongere ishyirwe hejuru. Nagushimiye kubw'ubuntu bwawe, mushimiye kubw'imbabazi zawe, mushimiye kubwo kwera kwawe. Gasenze mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riratubwiye ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo, ngo nibibi byose, ngo kandi mbasezeranyije yuko nta kibi kizagira icyo kibatwara rwose. Mana ndasenze uyu mwaka 2025 hari imbaraga zari zaratugenze hejuru, hari imbaraga zatunanije, imbaraga zo mu miryango, imbaraga zaho twavutse, imbaraga zaho twashatse, imbaraga zaho twabaye, ariko ndasenze mu izina rya Yesu. Mana izi imbaraga zaturwanyije muri 2025 ziturinde muri 2026, uduhindura icyaremwe gishya, kubera ko tubwiye ko duhaye imbaraga, izina ryawe ryongere ryamamare. Izi mbaraga uduhaye nyemerera tuzambukane muri 2025, ari imbaraga zo kwakira ubuzima, ari imbaraga zo gutsinda ibyadutsindaga, ari imbaraga zo gutsikamira ibyadutsikamiraga, ari imbaraga zo kunaniza ibyatunanizaga, ari imbaraga zo kurimbura ibyaturimburaga. Mana uduhe imbaraga zo kunesha, abagabo duhe kunesha, abagore ubahe kunesha, abasore ubahe kunesha, abana bato ubahe kunesha, uduhe kunesha mu miryango yacu, uduhe kunesha mu bavandimwe, uduhe kunesha uburwayi, uduhe kunesha ubukene, uduhe kunesha ibyaha byose ibyagiye tugatugiraga ku rugi, ibyagiye tugatugiraga ku buzima bwacu, uduhe kubinesha mu izina rya Yesu. Ngadushyigikire kandi uturengere, kubera kuri umutabazi mwiza. Byaturwanyije muri 2025, Mana uduhe kubitsinda muri 2026, kandi ubutware bwawe bube kuri twebwe, ubutware bwawe ku buzima bwacu, imbaraga zawe zibe kuri twebwe, uburinzi bwawe bube kuri twebwe. Ukomeze kurinda imiryango yacu, urinde igihugu cyacu cy'u Rwanda, urinde ubuyobozi bwacu, urinde abavandimwe, urinde abagore bacu, urinde abagabo bacu, urinde abana bacu, urinde abo tuvukana, urinde ababyeyi bacu. Ukomeze kudushyigikira kandi urinde isi yose muri rusange. Mana twasoza gusenga tudasengeye abarwayi bakomeje kudukurikirana, n'abari hirya no hino mu bitaro bitandukanye, ubashyigikire kandi ubarengere. Abihebye ubabere igisubizo, abaganga batanga ibisubizo bibi, ariko wowe batanga igisubizo kirambye. Mbonye ahesha abaganga bananiwe, ariko wowe gatanga igisubizo cyiza. Mbonye ahesha abaganga bacogoye, wowe gatanga ubuzima. Ndasenze rero ujye mu bitaro bitandukanye, wongere utanga ubuzima. Abari bihebye ubabere umutabazi. Mana ukomeze kutugirira neza mu minsi isigaye ngo uyu mwaka urangire. Mana twinjire mu mwaka wa 2026, dushyigikire uturengere mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde abadayimoni batunyaga, abadayimoni bamena amaraso mu matsinda, ubananize uyu mwaka murengezi mwiza. Tugiye kwinjira mu 2026, turasenze ngo uduhemo umugisha, uhire ibiganza byacu. Ubari umwaka w'umugisha, ubari umwaka wo gusenga, ubari umwaka wo kwambaramo imbaraga, imbaraga zo gusenga, imbaraga zo guhanura, imbaraga zo kubohoka, imbaraga zo gutsinda ibyadutsindaga mu izina rya Yesu. Ndinginze ngo turengere Mwana, ndinginze ngo tubere umurengezi, ndinginze ngo tubere umutabazi. Nukuri turasenze uzaturindira ubugingo Mwana, rinda ubugingo bw'abagabo, rinda ubugingo bw'abagore, rinda ubugingo bw'abasore, rinda ubugingo bw'abana bato. Efode Stasi Maigrayi Shando Bene Wini Stance, uri umunyembaraga, uri umunyembabazi, ushoboye byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Nukuri Mana akora imirimo, nukuri turakurindiriye, nukuri turakurindiriye.
Mana duha imbaraga zo kurindira nk'uko Habakuki yarindiriye. Yaravuze ngo nzahagarara ku munara mwami ndindire gusingira icyo Uwiteka yamfatiye. Mana ndasenze, duhe guhirimbanira gushaka iby'ubutunzi, duhe guhirimbanira gushaka ijuru kurenza uko twashaka iby'isi. Mana tugirire neza kandi uturengere, izina ryawe ryamamare kandi rishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.